Baramutse turashimira Imana muri iki gitondo ubuntu tugiriwe bwo kubasha gusangira ijambo ry'Imana. Nizera neza ko tuzakuboneramo imigisha myinshi mu gutahura umugambi w'Imana ndetse no guhuzwa n'umugambi wayo. Kadusenga nyuma dutangire. Turagushimye mu Imana yacu, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko wadukijije kandi ko ukitwitaye kugeza n'uyu munsi. Duhe andi mahirwe yo kumva ijambo ryawe. Mwami, nizeye neza ko uvugana nawe. Ufungure rero Mwami imitima yacu, uturwanire intambara yo kwakira ijambo ryawe, kandi ukomeze utuyobore mu bushake bwawe biciye mu itorero, biciye mu bagaragu bawe. Turagushimiye, dusinze byose twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri iki gitondo tugiye gusoma mu gitabo cy'Abami ba kabiri, igice cya 5. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Abami ba kabiri ibice 5, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14. Haranditswe ngo: Namani umugabo w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka aheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi, bukeye bajya mu gihugu cya Isirayeli, banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa muka Namani. Bukeye umuja abwira nyirabuja ati: Icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya, yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja ibyo umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya abyumvise abwira Namani ati: Haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abisirayeli urwandiko. Namani ahera ko aragenda, ajyana italanto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 6,000 n'imyambaro yo gukuranwa 10. Nuko ashyira umwami w'Abisirayeli urwo rwandiko rwari rwanditswemo ngo: Nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho, nkoherereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe. Umwami w'Abisirayeli amaze gusoma urwo rwandiko, ashishimura imyenda ye aravuga ati: Ariko umugabo kunyoherereza umuntu ngo muvure ibibembe, ni jye Imana yica kandi ikabeshaho? Nuko nimubitekereze, ndabinginze, mumenye ko ari ukunyendereza. Nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisirayeli yashishimuye imyenda ye, amutumaho ati: Ni iki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureka nsange aramenya ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. Nuko Namani araza, azana n'amafarashi n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa aherako amutumaho ati: Genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Namani abyumvise ararakara, arivumbura ati: Nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko, Abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'i Bwisirayeli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpumanuke? Nuko arahindukira arigendera arakaye. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati: Data, yaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye, ntuba wagikoze, nkanswe kukubwira ngo yuhagire uhumanuke? Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'umwana muto, arahumanuka. Dusomye kugeza ku murongo wa 14. Muri ubu buzima bwacu, nubwo tutabibona n'amaso, ariko igihe cyose hariho intambara ibaho. Hariho intambara mu buryo bw'umwuka, idafatika, itagaragara n'amaso, igihe cyose ihoraho mu buzima bwacu, mu mitima yacu. Muti rero iyo ni intambara yihe? Waba ubizi cyangwa se utabizi, iyo ntambara nawe uyibamo, urayirwana. Iyo nta yindi, ni intambara hagati y'ijwi ry'Imana ndetse n'ijwi rya Satani. Mu yandi magambo, hagati y'ijambo ry'Imana ndetse n'ijwi rya Satani.
Iyo tuvuze ijwi ry'Imana nta rindi bisobanuye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryanditswe muri Bibiliya. Ntabwo ari ijwi ry'Imana twumva nk'ijwi nk'uko ndi kuvuga. Ntabwo Imana ari ubwo buryo ivugana natwe. Rero iyo tuvuze intambara hagati y'ijwi ry'Imana tuba dusobanuye ijambo ry'Imana, ndetse iyo tuvuze ijwi rya Satani mu rundi ruhande naryo ntabwo Satani nawe tuvugisha twongorera mu matwi twumva ijwi rye riranguruye ngo uvugiye ikuzimu ngo tumwumve turi hano, ahubwo Satani avugana natwe mu buryo bwo kuduha ibitekerezo mu mitima yacu. Satani avugana natwe mu buryo bwo kuduha ibyiyumviro cyangwa se imibare yacu. Iyo ntambara rero nta muntu utayibamo, nta n'umuntu utayirwana. Nk'uko Imana ivugana nawe biciye mu ijambo ryayo, nako Satani nawe ako kanya ahita avugana nawe biciye mu bitekerezo byawe. Icyo naho ari ikintu cyoroheje, ushobora kumva ari ikintu cyoroheje, ariko ni ikintu nanone mu rundi ruhande cy'ingenzi cyane, kuko hari abantu benshi batabisobanukiwe. Hari abantu benshi bahitamo kwizera ibitekerezo byabo, bakabikurikira bakabishyira imbere, ariko batazi neza aho bituruka hariho, batazi neza nyiri kubaha ibyo bitekerezo uwo ari we. Igihe cyose rero tubona yuko iyi ntambara abantu bose bayicamo, barayirwana. No muri Bibiliya, abantu bari muri Bibiliya tubona ko iyo ntambara bahuye nayo. Imana ikimara kuvugana natwe, ako kanya Satani nawe ahita aza akaduha ibindi bitekerezo mu mitima yacu. Uko niko byagendekeye Adamu na Eva, uko niko byagendekeye Aburahamu, niko byagendekeye Yosefu, niko byagendekeye abantu bose tubona muri Bibiliya. Ese Imana imaze kubwira Aburahamu ngo nzaguha umwana w'umuhungu, Aburahamu yatekereje iki? Sara yatekereje iki? Kugira ngo ubibone neza, Satani nta nubwo aguha akanya kubw'inyagamburiro, ntaguha urwaho. Ako kanya ukimara kwakira ijambo ry'Imana, ukimara kwakira isezerano ry'Imana, nta n'umunota ushize igitekerezo cya Satani nacyo kiba cyageze gute? Cyageze mu mutima wawe. Aburahamu atangira kwibwira ati, nubwo Imana imbwiye ngo izangira sekuruza z'amahanga menshi, bivuze ngo nzabyara abana benshi, ariko se koko mfite imyaka ingahe? Icyo gitekerezo cya mbere cyaje mu mutima we. Mfite imyaka 75. None se umugore wanjye afite imyaka ingahe? Umugore wanjye afite imyaka 65. None se abantu nk'abo ngabo babyaye hehe? Birazwi ahantu hose, no mu baturanyi bazi ko neza twabaye ingumba, ntabwo dushobora kubyara. Ni ibisanzwe mu isi, hari abantu batabona urubyaro. Natwe rero ahari turi bamwe muri abo. Uko niko bari bariyakiriye. Naho Imana ibahereye isezerano, bakimara kumva ijambo ry'Imana, ako kanya Satani yahise abegera abaha ibyo bitekerezo. Ntibishoboka. Usomye Bibiliya neza, ubona neza ko Aburahamu na Sara ntibigeze bahisha ukutizera kwari mu mutima wabo. Igihe cyose bahoraga kugaragara muri Bibiliya mu buryo bweruye. Bwa mbere Aburahamu amaze guhinyuza ijambo ry'Imana, yarasubije ati, ahubwo uzihere umugisha Eliyezeri wavukiye mu rugo rwanjye, kuko niwe uzaragwa ibyanjye. Ese ibyo bishatse kuvuga iki? Ibyo kwibyarira umwana wanjye ntibishoboka. Umurage wanjye namaze kuwutanga, nzawuha Eliyezeri uyu nguyu warerewe mu rugo rwacu, si umwana wacu. Mana, uwo mugisha uri kumbwira uzaba ari ugira gute? Wihera. Ibyo bishatse kuvuga iki? Ayo ni amajwi yo kutizera. Si Aburahamu wenyine gusa, abantu bose bibabaho. Nawe uyu munsi wa none ibyo bikubaho. Igihe cyose Imana iguhaye umutima mushyashya, igihe cyose Imana ikuyoboye biciye mu mugaragu wayo, biciye mu gusoma Bibiliya, ako kanya hari indi jwi ritariza mu mutima wawe. Iyo rero niyo ntambara navugaga abantu bose duhura nayo. Hanyuma rero intsinzi y'iyo ntambara ntabwo iterwa n'uburyo wayirwanye. Kugira ngo utsinde urwo rugamba ntibituruka ku ngufu wakoresheje, ku buhanga wakoresheje, ku buryo warwanye iyo ntambara, kuko ni intambara idasanzwe, si nk'izindi zose. Ahubwo intsinzi y'iyo ntambara izaterwa n'uruhande wahisemo guhagararamo. Ese hagati y'ijambo ry'Imana n'ibitekerezo biri mu mutima wawe tumaze kubona ko biva ku mwanzi Satani,
uzahitamo guhagarara mu ruhe ruhande. Icyo nicyo kizagena intsinzi, gutsinda cyangwa se gutsindwa muri uru rugamba. Abantu benshi rero kubera ko batabizi ko iyo ntambara inabaho, kubera ko batazi yuko ayo majwi aza mu mitima yabo avuye ku mwanzi, birangira ubwo bahisemo guhagarara mu ruhande rw'amajwi yabo, rw'ibitekerezo byabo. Mu yandi magambo, birangira bahagaze mu ruhande rwa Satani. Nacyo gituma birangira batsinzwe muri uru rugamba. Ese wowe uzahitamo guhagarara hehe? Niba umaze kumva yuko Satani akurwanya kugira ngo ijambo ry'Imana utaryizera mu mutima wawe, kugira ngo isezerano ry'Imana utaba naryo mu mutima wawe, we uzahitamo guhagarara muri ruhande. Icyo ngicyo nicyo kizagena intsinzi cyangwa se gutsindwa muri uru rugamba. Mu nkuru twasomye uyu munsi turabona neza Namani wari umugaba w'ingabo z'Isiriya. Ariko mbere ko mvuga kuri Namani, ndashaka kubanza kuvuga ku gakobwa gato kari mu rugo rwa Namani, kari karafashwe bunyago, kari nk'agacakara mu rugo rwa Namani. Iyo usomye ahangaha Abami ba kabiri ibice 5 mu murongo wa 2 aravuga ngo icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi, wiki bajya mu gihugu cya Isirayeli, banyagayo umukobwa muto aba umuja wa Mukanamani. Umva byari mu gihe cy'intambara, igihugu cya Siriya gitera igihugu cya Isirayeli. Mu rugamba habamo abapfa, habamo abakomereka, habamo abafatwa bunyago bagatwarwa. Aka gakobwa rero nako kafashwe bunyago n'Abasiriya bakajyana mu gihugu cy'iwabo. Iyumvire mu minsi ya mbere ibyo katekerezaga mu mutima wako. Umutima wako kahoraga kinubira Imana igihe cyose. Gashoboka arahoraga kitotomba mu mitima yako. Oh Mana, ese nakoze iki kugira ngo nzanwe aha ngaha? Oh Mana, iki ni igihano uri kumpa? Oh, kuki wantereranye? Ese kuko Mana we ubaho? Ni gute washyira umuntu mu byago nk'ibi ngibi ntacyo yakoze? Mu mutima wako, kuko n'abandi bose tubigenza, iyo tugeze mu bihe bibi, bwa mbere na mbere turabanza tukinuba. Bishoboka yuko kahoraga kabana n'umushiha mwinshi, kitotomba, nubwo bagatwenga ngo gakora akazi, kagakora akazi kivumagura, kavuma shebuja, gatuka Imana. Ariko igihe kimwe kariyumvira, ariko kuba ndahangaha ashobora kuba hari umugambi w'Imana. Bishoboke yuko hari impamvu yatumye nza ahangaha. Ahari nazanwa ahangaha kubw'impamvu, kubwa misiyo runaka. Muri cya gihe arimo kwiyumvira, Imana yaje kumuha undi mutima mushyashya. Iyo usomye muri Bibiliya mu gitabo cy'Umubwiriza, reka tubasome Umubwiriza igice cyaho cya 7 umurongo wa 14. Iri ni ijambo ryakunze kumpumuriza cyane. Umubwiriza igice cya 7 umurongo waho wa 14 haranditswe ngo, ku munsi w'amahirwe ujye wishima, no ku munsi w'amakuba ujye utekereza yuko Imana ariyo yaremye byombi ikabibangikanya, kugira ngo umuntu atazabona ibizaba mu nyuma ze. Ku munsi w'amahirwe ujye wishima. Iki nta muntu bakwirirwa babyigisha. Ku munsi w'ibihe byiza kwishima ni ibintu byikora. Wabonye akazi, umunsi wirwana akanyamuneza kenshi cyane. Wabyaye, wose umunsi umwe wonyine gusa ahubwo umara igihe kinini cyane mu byishimo, mu munezero. Ariko mu gihe cy'amakuba cyangwa se no mu gihe cy'ibyago, kwinuba nabwo, kurakara, kwivumbura, kwitotomba, nabyo ni ibintu bisanzwe kandi ni ibintu byikora. Gusa aha Bibiliya tubwiye ngo ku munsi w'amahirwe ujye wishima, ariko ku munsi w'amakuba ujye utekereza. Hano Imana yadusaba kugira gute? Gutekereza, kwiyumvira. Nubwo mpuye n'ibi byago, kubera iki nahuye nabyo? Nubwo mpuye n'aya makuba,
kuki Imana yemeye yuko ibi bimbaho. Uko ni gutekereza Imana ishaka ko tubana nako. Iyo umuntu akugiriye nabi, agututse, yakwambuye, yagukubise, ubigenza ute? Ako kanya nta no kwiyumvira, uhita utangira kurakara, utangira kwivumbura, utangira gushwana. Ako biravuze ngo ujye ugira gute? Ujye utekereza. Ku cyumweru cyabanjirije cyashize ubwo pastor arimo kutwigisha ku mugabo witwaga Shimeyi, Abusalomu amaze guhirika se ku butegetsi, se Dawidi yarahunze ava i Yerusalemu. Mu nzira ari kugenda yambaye ibirenge, haza umugabo witwa Shimeyi, aramutuka cyane, amutera amabuye n'abari kumwe na Dawidi. Abari kumwe na Dawidi bamubwira ati reka tugende twice kiriya kigabo. Dawidi arababwira ati mumwihorere. Ahari Uwiteka niwe mutegetse kugira gute? Kuza kuntuka. Ntabwo umuntu ashobora kugera ku mwanzuro nk'uwo nguwo atabanje gutekereza. Guhirikwa ku butegetsi kuri Dawidi cyari igihe cy'amakuba, ariko Dawidi ashoboye kumenya ati nk'uko hari igihe cy'ibyiza, nk'uko hari igihe cy'amahoro, nk'uko hari igihe cy'umunezero, ni nako Imana yanaremye n'igihe cy'amakuba mu buzima bwacu. Ariko mu gihe cy'amakuba yadusabye kugira gute? Gutekereza. Ntabwo Imana yadusabye guhubuka, ntiyadusabye kwanzura ko turakara cyangwa se twihora, ahubwo Imana yadusabye gutekereza impamvu ibyo bibayeho mu buzima bwacu. Ahandi mu gitabo cy'imigani biravuga ngo uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azakuyobora inzira unyuramo. Muri Bibiliya zindi haranditse ngo ujye uhora umumenya muri byose, nawe azakuyobora inzira unyuramo. Mu bikubaho umenyeremo Imana. Mu bikubayeho naho byaba atari byiza, naho byaba atari bishimishije, ushobore kwiga ko Imana yagize gute? Yabyemeye. Ako kanya Dawidi yabwiye ingabo ze ati mumwihorere. Uwiteka niwe mutegetse kuza kugira gute? Kuza kudutuka. Binyuze no mu guhura n'umutima w'Imana, muri urwo rugamba Dawidi yarwanye mu mutima we, agahitamo guhagarara ku ruhande rw'ijambo ry'Imana, mu ruhande rw'ubushake bw'Imana. Byarangiye urwo rugamba rutsinze. Niyo mpamvu nababwiye nti intsinzi y'urwo rugamba ntituruka ku buryo warwanyemo n'umwete wakoresheje, ahubwo wahagaze mu ruhande ruhe. Ese uhagaze mu ruhande rw'ibitekerezo byawe cyangwa uhagaze mu ruhande rw'ijambo ry'Imana? Abasirikare ba Dawidi batekerezaga bati uriya muntu tugomba kugenda tukamwihora. Ibyo ni ibitekerezo byabo. Ibyo bitekerezo Dawidi nawe yari abifite, ariko ntabwo yahisemo guhagarara mu ruhande rw'ibitekerezo bye, ahubwo yahagaze mu ruhande rw'ijambo ry'Imana. Nicyo gituma ijambo ry'Imana tubwiye ngo mu gihe cy'amakuba ujye utekereza yuko Imana ariyo yaremye byombi ikabibangikanya kugira ngo umuntu atazabona ibizaba mu nyuma ze. Ni ukuvuga iki? Nyuma y'ibyo ngibyo hari ikindi kintu kindi Imana yaguteguriye utabasha kubona. Kuri Aburahamu icyo Imana yamuteguriye ni iki? Nyuma y'imyaka myinshi y'ubugumba, ni ukuba umugisha w'abari mu isi, ni ukuba sogokuruza w'amahanga, ndetse ni ukuba sogokuruza wa Yesu Kristo umukiza wacu. Dawidi nubwo Shimeyi yamututse akamutera amabuye, ariko mu nyuma ze Imana yateguye ibyo byago, hari ikindi yateguye kindi, aricyo gusubirana ingoma ndetse no kuraga ingoma ye uwo Imana yahisemo wari mu bushake bw'Imana, ari we umwami Salomo. Ukuri nako akagakobwa ka Namani, agakobwa kari mu rugo rwa Namani, nako kaje kwiyumvira hari icyatumye Imana inyohereza muri Siriya, ntabwo napfuye kuza gutya gusa. Nubwo ibihe byose nagiye mbaho nitotomba ninuba, ariko hari icyatumye mu bari Siriya bose ari njye Imana ihitamo kugira gute? Gufata no kuzana ahangaha. Ni nako mu basirikare bari Siriya bose, ntabwo nagiye kwa generale naka no kwa generale naka, Imana nyemeye kugira gute? Kunzana ahangaha kwa Namani. Hari impamvu yatumye mfatwa, hari impamvu yanzanye mu rugo rwa Namani ntinjyane ahandi. Ndagira ngo mbere ku buryo Imana irimo kumuyobora binyuze muri uku gutekereza. Yitegereje Namani, bitewe n'uko wajyaga umumesera imyenda ye, akamumesera za Yesu imeze, yatangiye kubona ibintu bidasanzwe.
ibintu biri ku myambaro ya databuja ni ibiki? Databuja ni umurwayi, byanze bikunze arwaye indwara imukomereye cyane. Ejo hashize nibwo namenye yuko Imana yanzanye ahanga kubw'impamvu. Ejo hashize nibwo nakira umutima mushyashya wuko si umuvumo, si ibyago kuba narazanywe muri Siriya. Maze iminsi ndi kwibaza kuki Imana yemeye ko nza ahangaha, kumbe ni iki ngiki. Databuja ararwaye bigeze aha, kandi iwacu ni ko muri quartier yacu hari umugaragu w'Imana wajyaga ukemura ibibazo byose. Indwara zose abantu babaga barwaye yashoboraga kubasengera bagakira. Icyago cyose umuntu yabaga afite, umugaragu w'Imana ashoboraga kubahuza n'imirimo y'Imana. Imana yanzanye ahanga kugira ngo nshobore kuyobora databuja ku mugaragu w'Imana kugira ngo abashe gukira uburwayi bwe. Umunsi umwe agakobwa kaje guhura n'umugambi w'Imana n'ubushake bw'Imana. Ibyo kamaze kubimenya rero ntikagize ubwoba, ntikatinye ngo databuja ni umujenerali, databuja sinatinyuka kumubwira iby'indwara ye, ahubwo karavuze kati kuko Imana yanzanye ahanga kubw'iyi impamvu, reka ngende mbimubwire. Ako kanya gasanga nyirabuja. Abami ba kabiri ibice 5 umurongo waho wa 3. Bukeye umuja abwira nyirabuja ati, icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja ibyo umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Ndagira ngo tubone neza uburyo Imana yayoboye uyu muja. Muri ubuzima bwacu bwa none uyu muja ni wowe ndetse nanjye, kubera ko natwe tuba mu bihe nk'ibi ngibi. Ariko mu cyimbo cyo gutekereza icyatumye Imana igushyira mu bihe nk'ibyo urimo, ahubwo birangira twinubye gusa, birangira duhisemo guhagarara mu ruhande rw'igishuko cya Satani, aricyo amajwi y'imitima yacu. Kuki maze imyaka 2 yose nta kazi mfite, abo twiganye bose bafite akazi, ninjye udafite akazi njyenyine gusa, ninjye wasigaye inyuma. Umutima ukuzura iki? Kwinuba. Kubera iki umugore wanjye tutaberanye neza, nubwo umufasha, nubwo mukora ibintu byose we ntanyubaha, nagira gute? Umutima ugasigara n'iki? Kwinuba. Ariko Bibiliya yavuze ngo Imana yaremye byombi. Nkuko hariho amanywa, nako hariho ijoro ryijimye ry'umwijima. Ibi byombi mu buzima bwacu bigomba kutugeramo. Ariko Imana yavuga ati muri cya gihe cy'ibyago iyumvire, tekereza ku bushake bw'Imana. Imana yemeye kumara imyaka 2 udafite akazi. Imana yemeye yuko uca mu magorwa n'ibyago ibi byose. Ni ukubera iki? Muri uko gutekereza rero birangira dushoboye guhura n'ubushake bw'Imana. Icyama databuja akajya mu gihugu cya Samariya, hariho umugaragu w'Imana ushobora kumukiza indwara ye. Uyu nguyu ni umutima mushyashya, ni umutima w'Imana yari yakiriye. Mu by'ukuri nubwo yari azi neza ko ari umugaragu w'Imana ushobora kumukiza, ariko bitewe n'uko uwo akorera, uwo shebuja ari nawe amufashe bunyago, ari nawe amuzanye akamuvana mu gihugu cye, akamutesha ababyeyi be n'umuryango we, akamuzana mu kazi k'ubucakara, mu bisanzwe yaramufitiye umujinya. Iyo aza ko ari umuntu uyoborwa n'umutima we nyawo wa kamere, ntiyari no kumuyobora ku mugaragu w'Imana. Nubwo yabazi neza yuko hariho umugaragu w'Imana ushobora gukiza iyo ndwara, yari kumwihorera, arakicwa n'ibyo bibembe bye. N'undi n'abanzi bacu baraduteye, bafashe bunyago, bangiza umucakara wabo, ntibashobora kundekura, simurangira aho umugaragu w'Imana ari. Uwo ngo ni umutima wa kamere, ni umutima wa kimuntu. Ariko bitewe n'uko yamaze kubyakira nk'ibivuye ku Mana, yamenye ati burya nazanywe ahangaha kubw'iyi mpamvu. Niko kuyobora Namani ku Gisamariya. Namani nawe ageze Samariya, nawe yahuye n'ikibazo nk'icyo uyu mukobwa yahuye nacyo. Ya ntambara yo mu buryo bw'umwuka nawe yamubayeho, kubera ko yaje yibwira ati umugaragu w'Imana yabuze gusohoka, ansanganire, aza ndamutse byibura mu byubahiro mfite,
nyakire mu nzu, avuga ati basi mubanze mutekera agacyayi, reka tumwakire neza, mumuha amazi abanza akarabe, hanyuma abaririmbyi bazamuririmbire, twakira umunyacyubahiro rwose, umushyitsi ukomeye. Ibyo nibyo yari yiteze. Ariko Namani biravuga ngo ntiyigeze yigora anasohoka, ntiyigeze anasohoka ajya kumusanganira, ahubwo yatumye umukozi wo mu rugo. Tekereza umunyacyubahiro nka minisitiri w'intebe cyangwa se umugabo w'ingabo aje iwawe mu rugo, bakakubwira ko yaje, hanze huzuye konvoyi nyinshi cyane, abasirikare benshi, hanyuma ukamutumaho umukozi wo mu rugo ati genda ugera muri Nyabarongo ujye kwidumba muraza gukira. Ntabwo ari ibintu byumvikana. Namani nawe byaramurakaje cyane. Arasuzuguye bigeze aha. Ese buriya bamubwiye uwo ndi we? Ese buriya azi ko mu bihe byashize ari twe twaje tugashoza intambara ahanga tukabatsinda, tukabatwara abantu babo bunyago? Ni gute atanasohoka byibura ngo andamutse? Nubwo atanyakira mu nzu ye, kuki atandamburaho ibiganza ngo nsengere byibura? Kuntumaho umukozi wo mu rugo, hanyuma akambwira ngo njyewe njye kwinika hariya muri biriya biziba bya Yorodani. Ayo niyo majwi Satani yabanje kugira gute? Gushyira mu mutima we. Namani ntabwo yari afite ubushobozi bwo gutahura ijwi ry'Imana n'umugambi w'Imana ku giti cye, ariko abagaragu be barabimufashijemo. Abagaragu baramubwira bati ese ko umugaragu w'Imana yakubwiye ikintu cyoroheje, bwo iyo agusaba gutanga amafaranga menshi n'iby'agaciro byinshi ntibari kubimuha? Ko twaje tubyikoreye, twaje twikoreye amafeza n'amazahabu n'imyambaro yo kwakuranwa kugira ngo tubimuhe nk'ingurane. Ibyo birahenze. Niyo agusaba ikintu gikomeye wari kwemera ukagikora, ariko kugutegeka gusa kwinika inshuro 7 ibintu bitagutwara n'iminota 5, ariko urabyanze. Nicyo gihe Namani nawe yagize umwanya wo kwiyumvira, aratekereza ati ijwi ry'Imana niba ari uko rivuze, ngomba guhagarara mu ruhande rw'ijwi ry'Imana. Mu mutima we hari amajwi abiri. Harimo amajwi yo kwinuba, ariko harimo n'amajwi yo kwakira umugambi w'Imana uko wakabaye. Bavandimwe, Bibiliya avuga ngo ijambo ry'ubutumwa bwiza ku barimbuka ni ubupfu. Ni ubupfu ku barimbuka. Ngo ariko kuri twebwe abizera ni imbaraga z'Imana zibasha kuduhesha agakiza. Abantu benshi bumvise ubutumwa bwiza bumva ko ari ubupfu, bumva ko ari ibintu bidafite ishingiro. Ariko nyamara kubemeye guhagarara mu ruhande rw'ubutumwa bwiza, bashoboye kubona imirimo y'ubutumwa bwiza mu buzima bwabo. Nicyo gituma rero natangiye mvuga nti iyi ntambara y'umwuka abantu bose bayicamo. Rero uko Imana iyoboye umutima wawe, ni byiza ko nawe utegera amatwi iryo jwi ry'Imana, kandi ugahitamo guhagarara mu ruhande rw'ijwi ry'Imana. Ni koko twavukanye ibyaha mu mitima yacu, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Abarimbuka iyo babyumvise babifata nk'ubupfu. Njye navukanye icyaha gute kandi naravutse ndi umumarayika, ndi umutagatifu, navutse nera? Ariko ijambo ry'Imana rivuga ati oya, wavutse uri umunyacyaha. Niyo mpamvu icyaha wavukanye utacyiteye utabasha no kucyikiza. Ntacyo wakora kugira ngo ubashe kugikira. Niyo mpamvu Imana niyo yonyine gusa ishobora gukora kugira ngo ugire gute? Ikigukize. Yesu yaravuze muri Matayo igice cyaho cya 19 n'umurongo 25 ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ibyo nta bindi yavugaga. Yavugaga ku by'agakiza k'ubugingo bwacu. Kuba umukiranutsi ntibishobokera abantu, ariko Imana yo ibikoze birashoboka. Kuba uwera, umuntu icyo yakora cyose ntibishobokera abantu, bishoboka gusa uko Imana igize gute? Ibikoze. Ariko ubutumwa nk'ubu abantu benshi babyumvise babyumva nk'ubupfu. Niyo mpamvu bivuga ngo ubutumwa bw'umusaraba ni ubupfu kubarimbuka, ariko kuri twebwe abizera ni imbaraga y'Imana ituzanira iki? Agakiza. Yesu yishyizeho ibyaha byawe byose, arangije ariha igihano wagombaga guhanwa. Amaraso yogeje ibyaha byawe byose, yakugize umukiranutsi, nta ruhare na ruke bigizemo. Bibiliya ibitubwira mu buryo bweruye, mu buryo bwumvikana. Ariko iri jambo iyo riguye mu matwi y'abarimbuka barifata nk'ubupfu. Njye nawe umukiranutsi ntacyo nkoze. Njyewe nawe umukiranutsi ku buryo nta cyaha na kimwe nasigarana.
ibyo ni ubuyobe. Ibyo ngibyo ni bwa butumwa bwo mu minsi y'imperuka. Ni ubutumwa bwa antikristo. Ibyo sinabyemera. Turi mu ntambara, tugomba kurwana. Ibikorwa byacu nibyo bizaduherekeza, imirimo yacu niyo izaduherekeza. Abantu benshi bahitamo guhagarara mu ruhande rw'amajwi ava mu mitima yabo. Ntibarinda no gusoma muri Bibiliya. Icyo biyumvira mu mitwe yabo gusa ko ari cyo cy'ukuri, icyo nicyo bahagararaho, kandi icyo nicyo bizera mu mitima yabo. Ijambo ry'Imana rero ntabwo ryumvikana nk'ubupfu mu matwi y'abarimbuka gusa, oya. Natwe abaryizera ni ubupfu, ariko twahisemo kwizera iki? Ubwo bupfu. Kuko ntuzibeshye yuko wize ubutumwa bwiza kubera ko wabusobanukiwe, kubera ko wabyumvise, kubera yuko wabitahuye, oya. Twabyizeye nk'uko Imana yagize gute? Yabivuze. Yesu yikoreye ibyaha byanjye ntaranavuka. None ni gute yikoreye ibyaha ntarakora? Wabisobanura ute? Ni ibintu bidasobanutse mu bwenge, ariko niko Imana yavuze. Icyo nicyo gikuru. Dukwiriye guhagarara mu ruhande rw'ijambo ry'Imana. Ibi ntabwo ari ibijyanye n'ubutumwa bwiza gusa, n'ubuzima bwanjye n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ibyo ucamo bya buri munsi, cyaba ikintu kinini, cyaba ikintu cyoroheje, iyi ntambara uyicamo. Rero ugomba kwibaza uti, nubwo ngifite ibitekerezo bimeze gutya, Imana yo ivuga gute? Umuntu w'umwuka, umuntu wo kwizera, igihe cyose yibaza ikibazo nk'icyo ngicyo. Nibyo koko ndi guca mu bigoyi, mfite ikibazo nk'icyo, umutima wanjye uri kwinuba, ariko Imana yo ivuga gute? Numara kubona ijambo ry'Imana ugahagarara mu ruhande rwaryo, byanze bikunze uzabona imirimo y'Imana. Uko niko byagendekeye Namani. Abagaragu bamaze umutima mushyashya, yahisemo guhagarara mu ruhande rw'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana nubwo atasohotse ngo ansanganire, nubwo atansengeye ngo arembarembye ibiganza bye hejuru y'ibende byanjye, ariko niba yavuze ngo njye muri Yorodani, si we wabimbwiye, ahubwo ni Imana yabimuvugiyemo. Imana nibivuze ngo njye muri Yorodani niho nza gukirira, kuba ndi generale ntacyo bivuze, ibyubahiro byanjye ntacyo bivuze. Reka mpagarare mu ruhande rw'ijambo ry'Imana. Niko byarangiye anesheje, yakize ibibembe bye. Kuko byagendekeye rero Namani na Aburahamu n'abandi bose, Imana natwe ni uko ishaka kutubwira. Aka kanya uri hehe? Aho ngaho uri, uzi icyatumye uhagera? Ese ni wowe wahizanye? Utekereza ko wagambiriye kwizana aha ngaha? Imana niyo yagize gute? Niyo yabikoze. Mwibuke neza yuko Bibiliya yavuze mu mubwiriza yuko byaba ibihe byiza, byaba n'ibihe bibi, ngo byose byagize gute? Byaremwe n'Imana, ngo irabibangikanya, kugira ngo umuntu ngo atamenya ngo ibizabaho mu nyuma ze. Mu nyuma y'ibyo byose rero, hari icyo Imana ishaka kudukorera, hari imirimo yayo ishaka ko tubona. Reka uyu munsi dusoreze aha, hanyuma tuzakomeza ubutaha. Dusenge. Twongeye gushimira Mwami Imana yacu, tugushimiye iki gitondo cyiza waduhaye. Mu buzima bwacu, mu byo ducamo byose, ijambo ryawe rivuze yuko ari uwabiremye byombi, ukabibangikanya muri twe. Urangije uratubwira uti mu gihe cy'ibyishimo tujye twishima, no mu makuba tujye dutekereza icyatumye ibyo bitubaho. Rero Mwami Imana yacu, ndasabye kugira ngo muri uru rugamba ducamo udufashe, duhe ubushobozi bwo guhitamo guhagarara mu ruhande rw'ijambo ryawe. Nicyo gihe tuzabona imirimo ihambaye uzakorera mu buzima bwacu. Turagushimiye, nsabye kugira ngo uyobore bene data bose mu gutekereza no kwiyumvira, ndetse no guhitamo guhagarara mu ruhande rw'ijambo ryawe mu gihe cy'uru rugamba. Turagushimiye, dusenze twize mu izina rya Yesu. Amen.